Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Hari umukobwa mu minsi yashize wavuze ngo urubyiruko rw'u Rwanda turakennye. Ati we are totally broke. Ati nubwo mumbona ameze gutya ariko ibiceri 300 ntabwo nabibona. Hari yavugaga ibiceri 300. So yararikoroje ku mbuga nkoranyambaga abandi harya nikabagambe bavuze ngo ni ikigarasha ntabwo nibuka iteme yakoresheje ariko so ariko ni ingingo yazamuye imeze ukuntu abantu bamwe barivugaho ku mbuga nkoranyambaga. Nabonye na Dr. Utuma Twishima aza kavuga ati niba umuntu aje akagaragaza ikibazo runaka ntabwo ari byiza kumutwama no kugira gute, ahubwo ni byiza ko tumufasha tugafatanya kugira ngo abantu barusheho gutera imbere. Ubwo ntabwo ndi gukotinga neza ibyo yavuze, ariko wumvaga ari muri context yo kuvuga ngo niba umuntu agaragaje ikibazo gihari ibyiza ntabwo ari ukumutemeraho itaka, ahubwo ibyiza nuko tureba ikibazo tukagifatanya no gushaka uburyo cyasubizwa. Ndi kumwe n'abavandimwe batatu, ndi kumwe na Espoir, ndi kumwe na Alex, ndi kumwe na Alfred nta kiruta Imana. Espoir, we are totally broke. Of course. Ni mwumva turimo duseka gutya ngo tujye kuganira kuri ingingo, ni ingingo iremereye. Urubyiruko rw'u Rwanda rurakennye. Espoir, kubera iki uvuga of course? Ngiye uko mbibona mbona pourcentage nyinshi y'urubyiruko, wenda ndebe nk'abarangije amakaminuza abafite imirimo nibo bake cyane. Niyo mpamvu nemeza ko dukennye. Niyo mpamvu yemeza ko dukennye? Yego. Dukennye kubera ko twize, dukennye kubera ko n'ibindi bihugu bikennye, kubera ko ntabwo bukene bw'urubyiruko ari umwihariko mu Rwanda, kuko no mu bindi bihugu abantu bagaragaza ko urubyiruko rutameze neza, ndetse ujya kubona ukabona hari n'ahandi urubyiruko nono rwagiye no mu mihanda. Yego. Dukennye kubera ko twize ibidakenewe, dukennye kubera ko dukennye mu mutwe. Donc dukennye iki? Okay, akenshi mbona dukennye kubera ko nta bishoro dufite. Impamvu mvuze ibyo ngibyo usanga abenshi barangiza, wenda nkamwe mwasoje kera ubu ngubu ntago muza bari gusoza ko bameze, ariko iyo uhuye n'umuntu hariya mu mujyi ukora iki? Ati ncuruza imyenda. Ukora iki? Nk'abakobwa benshi usanga bavuga ngo ibintu ngo by'ama makeup ngo ibyo bakora, ariko ugasanga nta office, nta bikoresho, ntaki. Donc juste nuko azi umuntu ubikora nawe akabyiyitirira kugira ngo namwoherezayo azabona utwo dufaranga dukeye. Donc nta gishoro dufite cyuko twashobora kwihangira imirimo ngo dukore, bigatuma twiyitirira imirimo y'abandi. Igishoro. Yego. Alex, igishoro cya mbere ni mu mutwe cyangwa igishoro cya mbere ni amafaranga? Hari kuba ufite amafaranga ariko hari no kuba ufite mu mutwe. Igishoro cya mbere ni mu mutwe. Icyo ngiye nicyo nemera, sibyo? Kuko Espoir ndabona tutemeranya, ariko ndagira ngo nkubwire ukuntu igishoro cya mbere ari mu mutwe. Espoir ucuruza computer, kubera ko ufite amafaranga n'uburyo bwo kujya kuzirangura wenda muri Canada cyangwa ni Dubai, sibyo? Ariko njye wa Alex nta buryo bwo gucuruza izo nta gishoro mfite, ariko nshaka gucuruza izo computer. We Espoir ni ubwa mbere na mbere ndagira igitekerezo cyo gutekereza ngo ni gute nakorana na Espoir kugira ngo niba computer igura 500, ndewe nayigurisha 520, ariko nkabaho. Sibyo? Uri kubyumva? Niyo ngo igishoro cya mbere ni mu mutwe, gutekereza icyo ngomba gukoresha ibikoresho Espoir wafitiye amafaranga. Ikindi tukiraho reka tuve mu bintu by'amarangamutima turebe reality, sibyo? Hari nk'umuntu ujya kumva ngo yahereye ngo agize igitekerezo ngo ahera ngo kwigi ngo none ngo ubu ngo afite ngo uruganda ngo ruturaga ngo imishwe. Biriya bintu rero ni imivugire ariko ntago ari reality, kubera ko ntago uzatekereza gucuruza computer udafite igishoro ngo bitume uzicuruza. Hari nuvuga ngo yahereye kwibaba ngo none afite ikarito y'ingo. Oya, mwibidramatiza man, mwibigira ibintu nyine biraho, kuko umuntu ashobora guhera ku nkoko, kameme ntiwahera kwigi. Igise warirarira cyangwa wafite inkoko kuri rarira. Ushobora guhera ku nkoko. N'urugero my dear, ushobora guhera ku nkoko, iyo nkoko imwe ikaza tumutekereza icyo uzakoresha none inkoko nyinshi. Alex, reka twe kujya muri izo data zindi. Twigire muri ubukene buri mu rubyiruko rw'u Rwanda. Mbere na mbere reka ninjize Alfred. Ibintu twiga by'ubwabyo biraduha uburyo bwo gutekereza.
kugeza ubu munsi wa none ibintu abanyarwanda twiga cyangwa se n'abantu benshi bari mu ishuri ntabwo bibahereza ubushobozi bwo kuba batekereza. Ni ukuvuga ngo bisharansona bimunga sibyo ubwonko bwabo kugera ku kigero cy'uko wowe utagira ubushobozi bwo kwitekerereza icyatuma ushaka icyatuma ubaho, ahubwo bakaguhereza ibintu ugomba kuba ari byo ufata mu mutwe. Ibyo wafashe mu mutwe nugera hanze uzasanga ni totally different kuva ku byo wize n'ibyo ubonye hanze. Usanga nk'umwarimu wigisha entrepreneurship nubwo ni kwihangira imirimo ubwe avuye muri ako kazi nta n'umurimo yahanga, ugasanga umudepite mu nteko ari kubwira abantu ngo mwihangire imirimo, yava muri uwo mwanya ukamusanga ku muhanda. Minisitiri w'urubyiruko akirwa abwira urubyiruko ngo mukore ibi, ejo yava muri uwo mwanya ukamubona ari gukerakera. Reka wenda tugaruke ku byo bagenzi banjye bari bavuze kugira ngo tubihurize hamwe. Urumva Alex uriya yaravuze ku kintu kijyanye no kuba abantu badafite igishoro. Uyu yaravuga ngo bafite ikibazo cyo mu mutwe. Yego. Ngo nyine mu yandi magambo ntabwo ibitekerezo byabo bibasha kumva icyo kintu ko ntabwo ari uburwayi, ni ibibazo byo gutekereza. Yego nyine ubukene bwo mu mutwe burya nabwo ni uburwayi grand frère. Buriya umuntu yakennye ubukene byakwemezwa na muganga. Ubukene nabwo ni uburwayi ndabikumenyesha, kuko iyo ukennye abantu bakubona nk'umusazi, bakubona nk'umuntu ufite ikibazo cy'amavunja, bakubona nk'umuntu ufite ikibazo cy'umwanda n'ibindi bitandukanye. Ubu urakize kutarwaye. Ngende umukire. Noneho reka ngaruke kuri ibi bintu byabagaho bombi. Uyu aravuze ngo ni ikibazo ngo cyo kubanga abantu ngo bakena mu mutwe. Ari kuvuga ngo uyu ubabwira Alex ngo gukena mu mutwe, undavuze ikibazo cy'igishoro. Ngendera ku muntu uvuze ikibazo cy'igishoro. Nta muntu numwe ufite amafaranga utekereza nabi ubaho. N'ubu uretse gato Alfred uravuze ngo uragendera ku kibazo cy'igishoro, kandi muri introduction yawe ukoze utubwiye ko abenshi twize nabi. Yego, ntabwo twize gutekereza, kandi ngende kukuzanira ukuntu umuntu ashobora gutekereza. wowe se ubwo burezi sibwo wizemo. No se ubwonko bwawe bamaze kubuse urabona uyu nguyu yifashije ahubwo se nyine kutekereza kuko sport afite nyine gato sport ntafite izo computer ntacyo watanze urugero amaze imyaka zingahe zicuruza wowe bahangaha utagiye ngo nibura ngukure yo 20. Sawa, ikibikwemeza nuko ibyo ndi gukora ubu ngubu atari byo nize. Oya, ibyo cyane ubwo ibyo ndi gushaka ngiye ibyo wize rero. Oya, ntago ari ubu nyine kubera ko twize gusaba akazi. Alfred tugenda n'ikintu kimwe. Twize gusaba akazi, ntabwo twize guhanga akazi. Niyo mpamvu ufite ibitekerezo ngo twiga. Twiga. Niyo mpamvu ufite ibitekerezo wiga guhanga akazi wowe ubwawe ihereho. Igishoro rero reka ngiye ku muntu w'igishoro ufite amafaranga ukigira kura hese urangije ishuri urakura amafaranga banza suretse kwanza nicyo kintu nyine ariko rero Alex yatangiye avuga ko ikibazo atari igishoro none atangiye kubyemera. Noneho we ari kuvuga ngo sibyo ngo igishoro ngo wagikura nyine urakivana he nyine. Aha, niba ntawe ukivana rero cyo ko dukennye. Oya, no kuvuga ngo warize gutekereza icyo Alex avuga. Warize gutekereza utarize kuboroka tableau periodique. Wamenya aho ukura igishoro. None se reka Alfred ufite n'urugero turi kwiga twese muri secondaire cyangwa no muri kaminuza turayirangije. Niba tuyirangije wowe ufite papa wawe cyangwa ufite undi muntu wo muri famille uguhaye miliyoni 5 ngo genda ushaka icyo ukora, kandi ugiye gushaka icyo ukora twigaga wenda chemistry muri kaminuza twese turangije muri chemistry. Ako bagoye miliyoni 5 ngo genda ushaka icyo ukora. Nujya gushaka icyo ukora ntabwo ujya kwinvestinga muri chemistry, urahita ujya mu bindi. Sibyo dufite abantu benshi bari gukora ibindi bintu bihabanye n'ibyo bize. Njyewe nta muntu uri bumpe amafaranga cyangwa icyo turi kwita igishoro cyo kujya gukora ibyo bintu. Ndajya gushaka umuntu mpakazi bijyanye na domaine. Sibyo niyo mpamvu ndi kubwira ngo twiga gushaka akazi, ntabwo twiga guhanga akazi. Izo miliyoni 5 urabizi ko bashobora no kuziguha. Ntabwo ndagera ikintu cyitwa igishoro. Ikintu cyitwa igishoro ntabwo ndarangiza ijambo ryanjye. Mukuru wanjye ikintu cyitwa igishoro ntabwo ndarangiza ijambo ryanjye. Amafaranga wowe izo miliyoni 5 zawe urazijyanye, ahubwo njyewe Alex udafite icyo kintu na kimwe bampaye ndaza gusurvivinga gute nyuma yo kurangiza kaminuza? Oya Alex watangiye uvuga ko ikibazo atari igishoro. Ikibazo none agarutse n'ubundi kwibaza ngo survivinga gute. Noneho reka niyo mitekerereze ndi kukubwira. Reka imitekerereze reka ngiye nkubaza ikibazo kimwe Alex sibyo umuntu ufite amafaranga aratekereza sibyo warize mbwira uburyo
uri buhange akazi udafite igishoro ukoresheje birya wize. aha reka uhisungarura ahantu heza twatangiriye ntabwo nize guhanga akazi nigishijwe gushaka akazi no kugasaba sibyo bya bindi twavugaga ariko ngewe ninza hano nkareba uburyo ibintu boy iwacu si kigali uretse gato kandi ufite ubwonko bwo gutekereza banziritsika nyine nkubwire man ngo niza ntareba urareba ute kandi udafite ubwonko bwo gutekereza sawa ubu ntabwo akose tujyana ari ikintu gito ubanza unyumva sibyo nangiye kwihera urugero espoir ngese navukiye i Kigali naje i Kigali nta muntu tuvukana uhari nta namwe ne wacu uhari sibyo ko ndiho wamaze kuvuga ko batakwigisha gutekereza hoya none waje Kigali gutera banzu nyumve erega niyo nzira nyine yo kuza Kigali ubwayo kubitekereza ubwayo namaze ko erega abantu bose badafite icyo gishoro cyangwa badafite ayo mafaranga ntabwo bazabaho ahubwo twebwe icyo dushaka kubwira abantu bazabaho ariko ntibazabaho neza. Icyo dushaka kubwira abantu muve muri ibyo bintu byo kuvuga ngo ibyo byo gutekereza ngo nzakora ruko ngo maruma mpaye ibihumbi nzakora ruko mfite umubyeyi umpaye iki tekereza wowe icyo ugomba gukora kizakubyarira umusaruro mwiza ureke gutekereza ko ibyo rero ibyo hari ikiganiro nyangunda kumva bita kazi ni kazi ibyo nibyo bitekerezo muri kazi ni kazi ntabwo ari ibitekerezo byo muri kazi ni kazi reka nkubwira kandi ntabwo ari byo muri kazi ni kazi mayike nugendera muri kazi ni kazi reka nkubwira kandi uzapfusaba akazi reka nkubwira kandi Alex mureke n'uburetse gato maze mubwira kandi ikintu cya mbere ugomba kumenya iduka yose uri kubona mu mujyi wa Kigali iduka yose uri kubona ni amafaranga arimo nyirayo yarabyutse rato banza unyumve ntabwo twitaye ngo yayakuye no mujyi wa Kigali no mu mabotike yose no mu mabotike yose yarabyutse arayatora iki kiganiro turi gukora iyi kamera turi gukoreraho cyangwa ikintu turi gufatiraho ijwi ni igishoro nyirabyo kugira ngo abibone yaraspendiza amafaranga sibyo noneho sinitaye ngo yayakuye he yayahawe nande ariko uko byasa kose yamugezeho afite ahantu avuye yego kuvuga ngo rero ngo ni urugero ngo batwigishije gusaba akazi kurusha uko batubwira kugatekereza kugahanga nta muntu n'umwe ushobora kubyuka mu gitondo ngo ahange akazi muri kino gihugu n'umwe adafite kapito yo gutuma agahanga ariko wenda twihereranye ijambo reka tubaze n'akari n'ijabo ese kugira ngo urubyiruko rwo mu Rwanda rutere imbere hakenewe iki muri ibyo bibiri turi kuvuga? iyo urebye ugiye kubishyira ku rwego rw'igihugu haba hakenewe ko igihugu gitanga uburyo I mean niba hari inama mpuzamahanga yabereye mu Rwanda urubyiruko rushobora kubona imirimo ariko ibyo biri temporaire ni ibintu biza bigahita bigenda niba haje kwita izina wenda espoir bakakubwira ngo ni wowe uzakora stage wenda abanyacyubahiro bazanyuraho uzazana sonorisation ibyo biraza ni biraka kubita bikagenda ariko ibyo biraka bishobora kuba source of capital yego ibyo ni icyo rero nicyo nanjye ndi kwinsistaho tekereza ikintu kizakorera source of capital icyo cyuvuza ndacyemera narikize mu rwego rw'igihugu nakize mu rwego rw'igihugu igihugu kandi kirabikora donc inama mpuzamahanga ziraza mu Rwanda imikino mpuzamahanga iraza ishobora gutuma karinija wabonye icyo kiraka inshinga company ya sonorisation nkaha espoir akazi ngaha Alex akazi ngaha Alfred akazi kugira ngo tukiraho noneho eske kugira ngo bahereze umuntu akazi requirement basaba umuntu wese wo mu rubyiruko ashobora kuba yabazujuje ibyo bintu ni ibintu bishaje byo kwiruguha abantu akazi ushingiye kuri diplome bafite ibyo birashaje ibyo ni protocole za leta byabindi biba byanditse ngo kuba ngo waranje amashuri 6 yisumbuye ngo ibyo ni kubera ko experience y'imyaka 5 experience wayikura nta shuri ryigisha experience mu Rwanda tugira bona handi kwisumenye nta niri hari ibyo rero ni ibintu bishaje abantu bakwiye gutangira kwikuramo kuko nkanjye kuva natangira gukora kuva narangiza secondaire sindicara nta n'umuntu urambaza diplome umenyewe n'abantu batazi ko nyigira kubyumva ibyo rero ni ibintu bishaje bidakwiye gukomeza kugenderwaho kuko niba dushaka kubaka urubyiruko rushobotse kandi rushoboye wa mugani nka siroga z'abategetsi ko bajya bazivuga ibyo bintu ni ukubishyira ku ruhande bivuze rero ngo bakeneye hagomba koroherezwa urubyiruko nibyo ni nyine izo requirement nyine
zikoroshya nibyo nyine igihugu gikwiye gushyiramo imbaraga ariko nanone Karija uwo mbabarire nanone niba byoroshya urubyiruko ntirwumve ko n'ubu udashoboye no gukora ikintu bazagira ute hari inshingano utaha umuntu ntabwo waha umuntu gutera ikinya utarebye experience utarebye ibyo ni ibindi hari imyuga professionnel turi kureba bya bindi bishobora kubya amafaranga kugira ngo abantu bari bloke tubagabanye uko babivuga sibyo rero hari ibintu bidasaba nyine bidasaba izo diplome n'ibiki rero icyo ngiye nari mvuze warumbaje uti ubona byagenda bite mbona igihugu urumva iyo myuga wenda za politiki n'ibiki by'uburezi n'iki byose byajya ku ruhande none tugashaka uburyo bwo kuzamura aba mikoro make abo ngabo bavuga ngo bari broke ariko uzanarirebeye n'uriya mukobwa yavuze ngo ari broke urebye bamugani iPhone Pro Max yakoreshaga avuga ngo ari broke reka twakumugarukaho cyane kuko byamuvuzweho reka twe twigarukire kuri context y'icyo yashaka kuvuga context y'icyo yashaka kuvuga yashaka kugaragaza ko niba leta inashyira imbaraga mu kugabanya ubushomeri mu rubyiruko harya bigeze kuri 14.1% ngira ngo nkurikije imibare heruka ya statistique nibyo Alfred 14.1% yego kugeza umunsi niko statistique bigaragaza ntekereza ko umukobwa ashaka kuvuga ngo niyo 14 nayo nibayigabanye nicyo natekereje kuri ngewe rero espoir yego hari twatangiye tuvuga mu mutwe dutangira Alfred avuga igishoro na Alex avuga ibyo twigishwa yego tugeze aha ngaha eske dukomeze twemere koko ko urubyiruko ruri block muhiye context nge nabyemeza muhiye context yego muhiye context twavuze ibyo twiga tuvuga igishoro tuvuga urubyiruko ruri block muhiye context nge rero uko mbibona wenda naguha nk'urugero nk'ubu ngubu urubyiruko ntako rutagira ntako rudakora ngo urebe ko rwabona uburyo bwo kubaho wivuga urubyiruko muri rusange uvuga bamwe kubera ko ndeba nkarigana ibintu bizindutse ari kumwe ntabwo ambwira ngo umuntu uzindukiye kuri kiriya kintu urugero nari nguhaye kuko urubyiruko narwo reka turukategorize sibyo Alfred yego reka dukategorize urubyiruko ari urubyiruko rwize hari n'urutarize ariko hari n'uruturuka mu miryango y'abifite yego uturuka mu miryango y'abakene yego reka urubyiruko tururebe mu nguni zose yego ntabwo uzambwira ngo umwana wavukiye kwa Alfred azakura nk'umwana wavukiye wenda kwa muhinzi yego sibyo Alfred nanjye ndahinga ariko Alfred arirya nta kibazo arirya kimara ariko akavuga ngo umwana wanjye yige mu gapirive yego ariko ntabwo mvuze ko abiga muri leta n'abiga muri prive na leta ubundi nanjye sinjya mbyumva ariko se reka mbereke nk'urugero mbabwire ikibazo cyonyine dufite muri ino minsi n'ubwo tubwina tunagitaruka leta igira uruhare mu gutuma urubyiruko rugumya rukennye sibyo urubyiruko ruhari reka nkwereke tuvuge n'urugero ubwo ngiye mukanya ubwo ugiye kumwontraduiza mukanya nene mvuga ngo niba leta ishobora gutegura inama mpuzamahanga igategura ikintu cyitwa kwita izina igaha Alfred akazi gashobora kumubyarira miliyoni 20 n'urugero Alfred aho kugira ngo yafata investing ahantu hashobora kuzaha abandi bagenzi be wenda uburyo bwo kubaho arayafasha yajyanye Dubai ko yabyirije wumvise niko nashaka kugarukaho ikindi uruhare rwa leta muri iki kintu tujye n'urugero asanga mu bihugu bino biduturanye cyangwa ibindi bino bya Uganda Kenya n'ahandi hari ibintu bisanga urubyiruko bafite zino smartphone n'ibindi sibyo bo ubwabo bashobora kwihangira akazi batanavuye mu rugo aho bari urabyumva bidasabye ko ajya gusaba akazi ahandi afite telefone yiwe wenda ashobora kwereka abantu uburyo bwo kudoda n'ibiki byose sibyo ubwo urashaka kuvuga monetization akabona amafaranga nibyo akavuga context ya monetization ari ibintu natangira bya Espoir na computer mani ngiye nshobora gucuruza computer za Espoir nta nimwe mfite ariko uri kubyumva nibyo rero nibyo navuga no ako ni kamwe aka kabiri tuvuge nimba n'urugero
yakoresheje nk'iyo Twitter, yakoresheje Instagram, ko nta rubyiruko na rumwe muri kino gihe rufite rugezweho rudafite ubwo buryo bwiza. Biranatangaje. Reka mbabwire, twe twabyirutse wumva uzaba muganga, undi yumva azaba umusirikare, undi azaba umupolisi. Ibyo ntawe kibitekereza. Bari muri content creator. Ibyo ntawe kandi yose turi mu isi ya digitale. Turi mu isi ya digitale. Urubyiruko ntako rutagira ngo rushake imirimo, kubera ko nk'ubu ujya mu cyaro ugasanga bagiye basiga ba mukecuru n'abasaza bavuga, wanabaza umubyeyi akavuga ati njyewe abana banjye bagiye i Kigali bagiye gushakisha. Ese iyo bagezeyo bararonka yaronka utese kandi utwakoreye urabyumva, aradukodesha mw'inzi 100,000 ingahe hano ubuzima bw'Kigali. Reka mbaga experience gato wenda namwe muragenda mumbwira. Ngewe nza abahungu hari imasoro muri economic zone. Ego nza abahungu, umuntu yabwiye ngo nibaze abahe imizigo bayikorere, bari abahungu 6. Buri umwe aramugenera 20,000 by'umunsi. Donc ni nko kukura ikarito wenda irimo product zo gukora printer, reka tuvuge printer. Uyivana wenda hari imasoro uyijyana n'urugero kuri kiyi n'urugero. Ntabwo ari ko situation yagenze byari mu nganda bari nko gupakinga we, ariko ukanayitwara ukayigeza ahantu. Donc ni force physique, ni imbaraga ziri physique, nta mbaraga z'ubwonko bagomba gukoresha. Abahungu barayanze. Mu kanya nsohotse muri economic zone nsanga bicaye ku gasantere bari kunywa inzoga z'ibyuma. None se urumva urubyiruko rudakennye. icyo navuze bw'ibitekerezo aho ndagarukira Alex, ariko wibuke bari bafite udufaranga ko kunywa ibyo byuma, niyo mpamvu batashatse gukora yandi byabo. Utwo dufaranga ntitwakubuza no gukorera kandi kabazo rero mwe mutajya mureba muri kino gihe. Urubyiruko dufite ntabwo rushaka gukoresha masos, ntabwo rushaka gukoresha imbaraga. Niyo mpamvu waruzanye ngo TikTok ubuntu turi mu isi digitale. Ntabwo abantu bose ikibazo mwebwe natangiye ndi kumwe na Alfred ariko ntagiye kukuvamo. Hari ikintu itazakora ntizaterura iyi mashini yawe ngo itereke hariya, uzayiterura cyangwa uyihereza undi muntu aterura. Content creation ntabwo bitakaza indi mirimo yindi, kandi abantu bose ntabwo bazaba ba content. Wowe ushaka ko abantu bose ba content creator. Yenda kumenyesha gusa ko kuri iki gihe urabyumva mu isi ya digitale turimo, ndakumenyesha ngo nuramuka ubonye urubyiruko 300 400 rushobora kwinjiza nibura 5,000 ku munsi, sibyo? Abo bantu bazabasha kwibeshaho. Nimukenera ko bajya gufata makarito ngo bashyiremo hariya cyangwa bayimure, ni abantu babiri urubeza ko kazi, ntabwo urabagahaye abantu 500. Nabo babiri yego bavuye muri abo 500 nibyo ndabyemera, ariko ndakumenyesha ngo muri kino gihe turimo, kino gihe cy'iminsi ya none hari gukora ikintu cyitwa ubwonko kurushwa wakoresha imbaraga. Oya Alfred, impamvu Karinjira we yaratanze rura rugero, nkeka ko yashaka kumvikanisha ko urubyiruko dufite imirimo twumva twakora niyo tutakora. Ari naho urimo urajyaganisha wowe. Yego kandi kuvuga ngo uri broke nta mahitamo uba ufite yo kuvuga ngo ndakora aka kazi cyangwa si nkora. Umuntu ufite amahitamo yo kwanga akazi n'ufite akandi cyangwa se n'ufite amikoro. Ariko kuvuga ngo uri hasi na bya bishoro twavugaga ukavuga ngo nta gishoro ufite, baguha n'akazi ukakanga, ni ikibazo gikomeye cyane. We are totally broke. No, you are totally broke in your mind. Ntabwo uri totally broke kubera ko ibyo gukora birahari, ahubwo urabikora gute? Urukumva? Urabikora gute? Ni handi natanye ngo dukennye mu bwonko kuruta gukena icya gishoro, kuko ubwawe bari kukwereka ahantu wenda ushobora gukura icyo gishoro ntushaka kwabona. Ugize amahirwe wenda ubonye icya gishoro, niba ngewe ngiye wenda ahantu ngakurikira kabakamba 1,100 no urugero, yego ushobora kumbwira ngo 1,100 ntacyo bikora, ariko buretse gato ntacyo bikora babivuga bivuga ati wagoye 1,100 ngo muri Kigali ngo wabimaze iki? No umuba bimaze iki? No umuba urumva none ibyo 1,100 ndi bukora iki nyuma ya bya 1,100? Kubera ko ikintu mbonye ntabwo kizahoraho, ahubwo ni iki ndi buze gukora gituma noneho ntazongera gukenera bya 2,000 buri munsi nkabura naho mbikura. Aho rero navuga ngo dukeneye mu bitekerezo kuruta gukena ku mufuka, kuko abashobora kuva amafaranga wahatigita ukahabona, ahubwo numara kubona amafaranga urabigenza gute? Kandi ikintu cyo maze kumva nuko kugeza uyu munsi wa none yaba urubyiruko dufite
nimba tuvuga ngo ubushomeri buri ku kigero cya 14.1% mu Rwanda hakurikijwe imibare statistique y'u Rwanda kandi twanareba ku bushakashatsi bwa 2022 bukaba bugaragaza ko 65% n'ibice bitatu ari urubyiruko ruri munsi y'imyaka 30. Abo ngabo kugeza uyu munsi wa none ni abantu benshi sibyo kuko biragaragara ko mu myaka 10 iri imbere abo ngabo niba aribo turi kubara ko ari block uyu munsi wa none bizagorana ko muri iyo myaka tuzaba dufite igihugu gifite abantu bashobora kuba nibura bakwinjiza amafaranga 10,000 cyangwa 5 ku munsi kubera ko niba uyu munsi wa none umuntu uri mu myaka 30 ku myaka 30 ari gutaka ngo ni block ubukene ese aranayirengesha n'usanga nayirengesha mureke uwo mujyaho cyane reka twibaze mu Rwanda ubundi iyo urebye analize yawe ubona abantu batangira gutunga amafaranga twita amafaranga no kugira inzu yawe bwite banavuga kugira aho utaha hanyuma kubona ibyibanze nkenerwa ibyo kurya ubuvuzi iki buri kuri karyo ku myaka ingahe Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo nihumanya umwuka duhumeka muti kagira inkuru rero nibyo rwose kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'ama prolines kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha gucika intege no gutumura imyotsi bikaguhoza muri control technique ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Kuva wavuka kugera uvuye kuri iyi si ushobora gusanga nta na rimwe uzigera usohoka hanze ngo ujye mu bantu utambaye. Imyenda yawe nicyo gikoresho mutajya mutandukana na rimwe. Irasa naho ari kimwe mu bikugize. None kubera icyo uyigurira aho ubonye hose. Abantu baha agaciro imyambaro bagurira imyambaro yabo muri Choice Fashion. Iri duka ry'imyenda niryo ryavumbuye ibyo kwambara ukaberwa kandi udahenzwe. Amakostume meza ava muri Turukiye, inkweto nziza wambara muri office ziri mu moko atandukanye, amapantaro y'abagabo meza harimo jeans, cotton ndetse na matisi, amakoti yo kwifubika, imyambaro n'inkweto bya sport, amashati meza yo muri office na casual, imyambaro y'abadamu, inkweto, amasakoshi, amavalize meza, imikandara, cravate, t-shirt nziza n'ibindi byinshi cyane. Choice Fashion iherereye Remera ku Gisimenti ukiva muri rompo yo kwa Rando werekeza kuri Stade Amahoro. Ni mu nyubako yitwa Ikaze House. Hari icyapa kinini kituranga, winjira muri iyo nyubako ukamanuka escalier ugahita ubona Choice Fashion imbere yawe. Hamagara 07 88 61 0692 cyangwa 07 88 24 9054. Choice Fashion, igisobanuro cyo kwambara ukaberwa. Urimo uravuga ibyo bintu ukavuga ngo urubyiruko ubu n'umwana w'imyaka 25 akeneye Pro Max ngo ayimarishe iki uretse ibintu mwazanye n'uburetse gato buriya biterwa naho umuntu avuka. Oya ngende nakubwira muri rusange muri general ubundi ubona ku myaka 40 ku myaka 40 n'ubundi umuntu hagakwiye kuba afite loyer. Ndavuga mu Rwanda nyine ku myaka 40 nagakwiye kuba afite antarara kubera ko twebwe muri Afrika ubundi muri Afrika twe tuvuga ngo urana umuntu w'umugabo yafite ahataha. Noneho icya kabiri ku myaka 40 yagakwiye kuba nibura afite ikintu cyitwa akantu kavaho amafaranga atunga urugo. Yego kuri iyo myaka 40 niba rufite kuko musigaye mugera na 45 mutarasomeza. Kuri iyo myaka 40 nibura yagakwiye kuba ari mu bintu byitwa kwiteganyiriza ikizatuma ku myaka iyo ahagaritse gukora azatangira kujya retirement. Nge numva nibura kuri icyo kigero ku myaka yendi yo hasi ubundi yagakwiye kubiyo kuba yenjoying ubuzima agera gutarika atari kubwangiza nabwo abantu batumva ngo nuko enjoyinga nibiki ariko anakora uduntu duke dushobora gutuma yitunga yaba yindi topic reka nkwihorera nanjye kubaza ibintu bijyanye no kwenjoyinga ubuzima. What do you mean?
iyo mvuze kwenjoyinga ubuzima kuko no kubyara umwana wanjye ku myaka 25 nkatangira kumwenjoyinga nibyo no kwenjoyinga ubuzima byose ni byose biri erega tuvuze kwenjoyinga mwebwe mutangira kwangiza ubuzima tuvuze nanjye ariko mbivuze neza ni ukwenjoyinga ubuzima ariko utabwangiza iyo uvuze kwangiza ubuzima ubiyoze mu nzoga wibye wowe umaze kuvuga ngo ushobora kubyara umwana ukamwenjoyinga sibyo niyo nuso ubuzima ubwo ngubwo nyine kwenjoyinga ubuzima waruvuze nicyo ndi kuvuga ku myaka 25 30 35 40 agatangira gutekereza ibintu bituma nibura ashobora gutuma agira ibintu bituma avuga uriya muntu yari yubatse kuko ntabwo watangira kwiyubaka ku myaka 40 ahubwo utangira kwiyubaka guhera ku myaka y'ubukure na 18 ubu umuntu atangira gutekereza ikizatuma abaho neza adasabirije. Reka ninjizemo akandi kantu reka ninjizemo akandi kantu Alfred, abantu education system ni colonial education system idufata ikakwicaza ku ntebe y'ishuri kugeza ugize imyaka 24 yego kandi utazashobora gutekereza byabo none umwana w'umukobwa asohoka mu ishuri avuga ngo mana yanjye ngo abandi barashatswe ngo ba mama barongorwaga ku myaka 16 14 aho 14 sibyo abantu bagatangira kuba productive bakiri bato agifite imbaraga umwana akazagera igihe nawe cyo gushaka nyina kibasha no guhingira urugo none wowe nibyo nakubwiraga ni mwebwe muragera imyaka 40 ngo umukira abasiribateri. Impamvu nyamukuru nicyo kintu azi turi kuvuga nyine akomeza kureba ati ndakennye umwana wabandi nzamutungisha iki ese tuzarya iki tuzarara he tuzabahe ubwo buzima bwose buhenze bwo mu Rwanda bigatuma abura amajyo turimo turagenda tugana ku musozo nubwo twakoze ikiganiro kirekire ndabona iminota imaze kuba 20 na twanzure iki espoir twanzure ko urubyiruko twatangiye tuvuga ngo we are broke awi dusoje twemeza ko turi broke cyangwa harabigira broke batari broke kubera ko iPhone 17 Pro Max ari uri kwifirimisha uvuga ngo uri broke kandi ivuyemo ihene zingahe ushobora korora ivuyemo inka zingahe ushobora korora ivuyemo sibyo reka tuvuge ngo awi broke cyangwa harabigira broke batari broke ariko hari n'abari broke byanyabyo. Ngero natangiye nemeza ko turi broke ariko nsoje vuga ko tutari broke kubwo impamvu ebyiri rero zikurikira. hari abize badakeneye imirimo iciriritse donc bafite amahitamo y'imirimo bashaka gukora adakeneye kuba yaza ngo adu cleaningire wenda yego urabona muri quartier hari igihe nk'umumama anyura hari kubwe n'umwana akavuga ati nta myenda mufite nyimese nanjye mumpe wenda amafaranga yo kurarira. Urubyiruko ni dutinyuka icyo kintu tugakuraho amahitamo nkeka ko nako mbona bizaga. Icyo ni icyambere. Icya kabiri n'abafite amafaranga banyanyagize mu bantu tuzamure iterambere ryacu. Reka mpera kuri icyo kintu urangirijeho ngo abafite amafaranga banyanyagize mu bantu ntabwo amafaranga banyanyagiza ku buntu kuko kera wenda umuntu yaranagendaga agatora igiceri cy'ijana ubu ntiwanagitora sibyo kubera ko buri wese yamenye kubika agafaranga ke. Ahubwo icyo ngiye natangiraho mvuga n'ubundi nanarangirizaho nuko abantu twaguke mu bwonko cyangwa twaguke mu bitekerezo twohe kwicara twumva ko nzatungwa na biology na chimie gusa nize kubera ko ari byo nigishijwe nohe kwicara numva ko nzatungwa kubera ko nize ubwarimu nize kwigisha kamvuge gutyo numve ko nzaba mwarimu kugeza mpfuye oya ahubwo ntekereze se ubu bwarimu ndi gukora nta kindi kintu narenzaho noneho nkabona ibirenzeho. Urubyiruko rero nubwo nsa naho nasotse muri uwo mwanya w'urubyiruko ariko tekereza ikintu kiri buze kukubyarira inyungu kuruta gutekereza ngo ndajya kwa Yusuf ufite kenkayori amakazi ahubwo ni gute wakorana na Yusuf ufite kenkayori kugira mwese mujye muri win-win situation. Icyo cyuvuze ndacyemera. Nge wenda ikintu nasorezaho no kubwira urubyiruko leta yagiye ishyira amahirwe menshi ashobora gutuma nibura abantu babashije kuyabyaza umusaruro yabafasha kugira ngo bivane mu bukene. Abantu nibayoboke ibintu bihari bita ko biciriritse kuko hari nk'ibintu leta ishyiraho ugasanga bikorwa n'abasaza gusa. Urumva tuvuge n'urugero hari nk'imirimo bita yo gukora imirimo yihemberwa sibyo. Uyu munsi wa none urubyiruko rw'u Rwanda
ntabwo uzigera urubona muri abo bantu ahubwo uzajya ubasanga ngo bano benshi babaye abayuthi sibyo youth volunteers nabo ndabakweshoninga kuko mbona bari abantu bagiye muri youth volunteers badashaka gukora ahubwo kwirirwa yicaye ku murenge cyangwa ahagaze ku muhanda ari kureba abantu ngo batambutse n'abavuye guhaha n'ibiki byose sinzi niba leta ibagenera umushahara. Volunteerism ni ikintu ubundi cy'ingenzi kuko niho hava experience. None se ukora volunteerism sibyo twamaze kuvuga ko umuntu ageze ku myaka 30 harimo abantu barengeje imyaka 30 muri bari abana bari volunteerism sibyo volunteerism ugomba kuyikora ariko ufite ikintu gishobora gutuma nibura ushyira ku munwa tubyibuke neza. Oya ntago ngene abenshi baracyataha iwabo muri baraba nako Fred ntabwo nakwemeranya nawe kuri iyo ngingo kuko volunteerism impamvu tutari buyemeranyweho ni kimwe ni ukubera ko twese volunteerism tuyemera kimwe njye nanjye ndayemera pe ariko ikintu tutari kwemeranyweho ni kimwe uriya mwana wiri uhagaze kuva mu gitondo kugera nimugoroba sibyo turi no kumwita umwana kandi abenshi bafite n'ingo buriya ntago mbizi abenshi ntango bafite abonzi benshi bafite abana bafite n'ingo ntabwo bavuga ngo abenshi ntango bamwe muri kanongera ngo abenshi nzi navuze njye abonzi ntabwo navuze abamwe muzi noneho niba uwo muntu afite umugore n'umwana cyangwa se afite wenda aho inshingano runaka agomba kuzuza yiriwe wenda n'urugero ku murenge n'ahandi n'ibiki byose bamushyizemo umugozi ngo aze ku murenge icyo nyine ni ikibazo kuko azi neza ko wowe wibwira ibyo bintu umuntu w'umugabo niba afite urugo baraza bakubwire ngo ngwino ku murenge azi neza ko urababwira ngo ngiye mfite akazi ngiye gukora mwinzana muri ibyo azi neza ko leta azi neza ko kuza hariya aribyo bizatuma wenda bamuhereza umwanya muri leta n'ahandi sibyo ibyo bintu n'ubushake reka tubiveho reka icyo ingingo nyiveho noneho njye navuga ngo abantu nibakorera bya bintu bita ko sibyo hari amahirwe menshi leta yagiye ishyira n'ibyo nandi kuvuga hari imirimo ihemberwa sibyo hari n'ibikorwa wenda ushaka kuza wenda gusanga nk'abantu baje nko gutera ibiti muri quartier n'ibindi bitandukanye ariko buriya yinjiza hafi miliyoni mu volontaire ahabwa utunozangingo tunozangenda dusaga miliyari y'amanyarwanda insimbura mu byizi ibihumbi 5 by'idolari wenda ku kwezi ubuzima bugakomeza iyo agiye kwitabira inama yinjiza hafi miliyoni 40 rero abantu nibakorena bya bindi bita ko biciriritse bya bindi babona ko mu by'ukuri byahariwe abakecuru byahariwe abasaza bonye noneho kandi kanyuma dukurimo mahitamo dufanemo kuvuga ngo ngiye ngo business nabikora ngo bino ngo hapi ngo ni iby'abariya ngo ni iby'abana hari n'ibintu bimva ko ari byahariwe abantu batize ngo abaciye mu ishuri ngo twe ngo we cannot do this. Reka mbaha akagero hari igihe nari mfite office ku Gisozi urumva ariho nkorera noneho ndangije mbwira umwe mu bantu bakoraga itangazamakuru ku gitangazamakuru cyitwaga Yongwe hamwe yazisha waje nkabanza nkako examina nkareba uburyo ukoramo nkareba niba naguha akazi cyari kirimo kirafunga urumva nyine niba umuntu yakoreshaga abantu bangahe akabafunze bya byose bagiye kuba bashomeye ndavuga nti rero ngerekana ifatiremo umwe ntabwo niba mvuga izina ariko nimba ikiganiro zahita yimenya ndamubwira nti waje nkaba ndeba imikorere yawe nk'ibyumweru 3 kuko nzaba maze kumenya uko ukora arambwira ngo abakakira ahantu hari ikigo cya groupe scolaire Kacira ahantu mu Gashyamba hafi no ku Gisozi neza ni hafi no ku Gisozi ahangatira ati nge ntabwo nashobora kujya nzinduka ngo nze n'amaguru asaba moto asaba transport ndavuga rero ibi bintu bingaragarije uyu muntu mu mutwe uko ameze kubera ko kuva kuri kano Gashyamba ko kuri polisi Kacyiru ugera ku Gisozi ahantu nabifite office hafi yo kuri cafe ntabwo hari ahantu kuri nta minota 25 ntayirimo umuntu w'umusore ndamureba ndavuga ntoya nireka mureka agende ubu ngubu ndabizi ko nta hantu na hamwe ari he's in Kigali meandering urumva turasubira kuri bya bintu by'amahitamo usanga umuntu avuga ngo nshaka akazi ariko nshaka akazi nahisemo n'ubundi urubyiruko muri iyi minsi ndabona rushaka kuba ngewe ndashaka kuba nka Espoir yinjiza miliyoni ku kwezi pourquoi pas nge ntazi urazinjiza he mu mutwe nawe yarakoze ndi gushaka kuba nka Karinijabo uzi inzira yanyuzemo haso yanyuzemo kugira agera hageze ubu bya bindi senateri Evode yavuze uri ministre n'undi ni ministre ariko ntabwo muri kuri level imwe exactement urubyiruko nanjye ndi urunda ariko ntabwo turi kuri nuko rero wowe
kora mu buryo bwawe muzajya mubona umuntu avuze ngo ari broke mujye musesengura muri angere zose urabona ko broke afite miliyoni 10 kuri konti kuko akeneye miliyari wowe ukeneye iki urakigeraho uti Alfred birangiye ngira ngo birangiye wemeye ko ibyo bintu byawe byo kuba ngo ntabwo turi broke ngewe nari ndi kwinywera agakofi ibintu bya broke ngewe nanjye se nkaririre karirira se wumvise bwa buryo bwa broke bamwe bari broke bari kunywa amakofi abandi ntayo bafite ntazi na kofi nta cyizere cy'uko biri buboneke akantu wavuze ko kuba umuntu hari abantu turi gusorezaho twese kugeza uyu mwanya hari ikintu cyo gutoranya ngo ndakora iki kuko abantu benshi bakeneye gukora ibintu biri likse bicara muri ofisi bicara ahantu ariko Alex nubwo turimo turataka cyane urubyiruko na leta nayo mureke tuyigarukeho opportunities ziracyari nkeya nibyo kamukanya navuze leta iri mu bintu bituma abantu urubyiruko rwinshi runakena kuko opportunity nyinshi ziza ubusanga zifite abantu za targeting nta kibazo opportunity urasanga bashyizemo condition bane urugero ngo imirimo ihemberwa iriya imirimo iciritse ihemberwa usanga bashyizemo ngo umuntu uri mu cyiciro cya kangahe cy'ubudehe ari mu kigero cy'imyaka ingana gutya sibyo ku buryo usanga biri bukorwe n'abasaza gusa usanga urubyiruko rutajyamo n'urubyiruko rurimo yoherejwe na nyina kubera ko nyina atabonetse ikindi uraza gusanga na opportunity ziba zihari ngo zigenewe abantu runaka bakanadetermina ibyiciro nyine baraza kuba barimo ku buryo uza gusanga ariko Alfred oya nawe wirenganya leta nawe ari wowe usetting ibyo bintu ninde uzanderivaringira umucanga niba ngiye kubaka inzu ninde uzampa amabuye ninde uzampa amatafari ntabwo wasettinga condition uvugisha ukuri kuba ko leta isavinga igihugu cyose oya banza uvugisha ukuri cyo kintu nge urukumbaza nge as individual nge ntabwo ndi leta ntabwo ari ikibazo n'iki leta ntabwo ari individual ariko leta ntabwo yabura gusettinga conditions bitewe n'ibyo yifuza kugera none se reka nanjye nkubaza iravuze uti wenda n'urugero imirimo ihemberwa sibyo tukeneye guhereza abasaza bari mu myaka 60 n'urugero urabyumva wa musaza yamaze gukukuruka fata abantu babana ahubwo bashobora kuba bari urubyiruko ku myaka 30 myaka 45 kumanuka nabo bagiye bakore kuri ya mirimo kugira babashe kubona ku bajya muri view kuko ubukene muri uri kugaragara kuri cya kintu vision umurenge program none cyase bazajyayo bwa bwonko bwabo bwo kuba bwo guselektiona imirimo babanze bave muri ibyo bintu babanze bave muri ibyo ngewe Alfred impamvu nari nzanyemo context ya leta nari nzanyemo context ya leta yo kuvuga ngo niba ibona koko 14 n'igice kimwe kwijana ari abantu badafite akazi kuko hari abantu badafite akazi hari nabo bita abashomeri ntabwo yabivuze ko umushomeri adashobora gukubita ikiraka sinzi niba uri kubyumva ushomera akora ko wahoze ufite akazi voilà ushomera wahoze ufite akazi karangiye none ubaye umushomeri ariko hari undi utarakagize nabo utarakigeze uwo niwe rero udafite akazi umushomeri nuwakigize udafite akazi nawe hari imyaka igenwa yo kugira ngo uri mu kazi kuko nagwa mbwira umwana w'imyaka 9 ngo ari mu kazi ari mu mirimo hari imirimo hari n'akazi imirimo niyo mu rugo kujya gutashya kuvoma kugira ngo yo ni imirimo akazi ni ikikwinjiriza kandi bitewe n'imyaka ufite okay rero icyo nani kuvuga ngo leta niba twarabonye BDF nayo yagiye ivugwaho imikorere mibi BRD gushyigikira ibikorwa by'amajyambere ibintu bya Minisiteri y'Urubyiruko n'ibintu nk'ibyo ngibyo icyo navugaga leta nayo nishyira imbaraga mu kubwira abantu kutinemfaguzwa akazi bimwe twavugaga aho Alfred aba ari umuntu wo guselektiona ngo njye nticaye kuri computer ngo nta kintu ngo nafite agakofi nk'ibi yavugaga ngifitiye agakofi musambiri n'abandi kuri computer agakofi kabe karaje n'ibyuma bimuha umuyaga uri kubyumva so ibyo bintu nibongera ubukangurambaga mu kubwira abantu ko imirimo ntigarukira gusa ku byo wize cyangwa ku byo wifuza kuko njya mbona ubukangurambaga bukorwa imifoto arasubundi ikora ubukangurambaga imifoto ngira ngo tuyibona ku munsi w'umurimo imifoto ariko nanjye niho njya nyibona hari ikindi kintu murumva imifoto ariko minisiteri y'umuryango na mifotora bigaragara ku munsi gusa y'ibirori sinzi hari arandi uyizi ntaho ubwo nyine ndimo ndaturuna ubwonko ngo ku munsi w'umurimo rwose ku ya mbere y'ukwa gatanu bizaba bimeze neza ni ambasaderi nkurikiye inka I think mama gutya
ejo nawe mubona mu nteko arimo asobanura ibintu bijyanye n'ibyo. So rero turimo turasoza nari ndimo mvuga nti mu bukangurambaga bukorwa aho kugira ngo iki kintu cya turi block gikomeze kize, ahubwo nihaze indi siroga wenda ishobora kuvuga ngo dukanguriwe kutarobanura imirimo as long as ikintu kikwinjiriza ariko n'urubyiruko tuve mu bintu byo kuvuga ngo turi broke, vuga ati nge ndi broke kuko mugenzi wawe ashobora kuba broke kuri level utariho. nibyo twavuze rero wirebereho uvuga ati nge ndi broke, hanyuma kugira ngo mve muri ubu bukene nayivamo gute, ushaka inzira zawe uve muri ariko na leta ikireye opportunities zirenze zihari kuri ubu, kubera ko uyu munsi turi kubivuga twiganirira, ariko ejo we never know. nuko erega ibyo twavuze byose n'ubundi bigenda bigaruka bisa naho byungikanya, kuko niba n'urugero tugaragaje ko leta igomba gukerera opportunities ndetse na zirenze zihari, ndetse by'umwihariko n'urubyiruko narwo twarugarutseho. Rubyiruko mwe kumva ko muzakorera ahantu hari klimatizeri, mwe kumva ko muzakorera ahantu hari itapi, mubasha hahandi nyine mwinjira inkweto nyine itigeze nakandagira hasi, mwe kumva ko muzagenda muri vewiti, nimwumve ko sibyo no hasi ushobora kugenda ugakora, kandi ntabwo akazi kari muri Kigali gusa, no mu ntara hari imirimo. Ikindi hari icyiciro twamaze gutera umugongo tukita icy'abantu badashoboye cyangwa se icy'abantu b'abasaza cyitwa ubuhinzi. Ubuhinzi urubyiruko rwarabwitaje kugeza ku rwego rw'uko urubyiruko uyu munsi wa none rwumva ko rwashakira kuri za TikTok navugaga, rwumva ko rwashakira kuri za Twitter, rwumva ko rwashakira he kuri Instagram. Abenshi kandi bakaza muri Kigali, hari abize iby'ubuhinzi bifuzaga imirimo i Kigali bakajya muri Israel. none se abagronome benshi bari mu biryogo kandi mu biryogo uretse capati gusa urubahakure, urumva ntabwo uri buze no kubona ahantu uri buze ikindi. Nk'ubu uyu munsi wa none dufite ikibazo cy'ingano mu gihugu, ingano barivuga ko bagomba kubaka ingano kandi muri Nyamagabe zirahera, bagomba kubaka uruganda rw'ifarini nibura kugira ngo tujye tuyikora hano mu Rwanda. Ingano muri Nyamagabe baraziheza, kandi ingano ze mu Nyamagabe nta mu agronome n'umwe dufite wize muri Israel ushobora kuza nibura avuga ati urabizi harantu ngiye kuhigira projet ishobora gutuma nibura ingano tuzongera ubwinshi. Amakuru mfite nuko muri Israel batajya kwiga ibyo uri kuvuga. Komeza were ariko bahiga ubuhinzi, ntabwo ari byo bahiga iki? Komeza urumva icyo nicyo bizasobanuka. Icyo ni kimwe. Ikindi niba n'urugero uyu munsi none dufite ikibazo cy'uko twebwe mu Rwanda duhinga sezo ebyiri, sibyo? A na B. Izo A na B izo ni sezo tusa naho ducungiye kubera ko tugendana n'uko imvura yaguye cyangwa se uko ikirere gihagaze. Nyamara arahandi batita ku bintu bijyanye na sezo, ahubwo bavuga bati no n'igihe cyo kuhira n'ibiki byose dushobora kubikora. Icyo kintu cya irrigation n'ibindi byose abantu bize ntabwo bashobora kubishyira mu bikorwa bitewe n'uko bose bari gushakira akazi mu ma etage, mu magorofa y'i Kigali, hahantu hari klimatizeri, hahantu hari vewiti, hahantu baza kumva umwuka mwiza, cyangwa nk'aho twagusanze uri kwinywera agakofi. Anyways, reka dusoze. Ndi iwawe ariko reka dusoze office ku Gisozi. Reka dusoze, reka mbashimire Alexis, wakoze cyane, wakoze Alfred ndetse na Espoir, wakoze cyane. Namwe mwakoze kandi nabashimiye n'uburyo muzimanira batumirwa. Espoir aricyo kongera tuzimaniza agakofi. Bo ni byinshi ariko reka dusubikira tuzakomeza n'ubutaha wenda n'abadukurikiye nabo batugira inama niba ibyo twavuze bagira icyo babivugaho muri comment. Ubwo rero dusoza, nashimye cyane uburyo abantu babivuzeho mu buryo butandukanye bijyanye n'ibyo uriya mukobwa yastangaje. Ntabwo twamenye igihe hari amashusho yafatiye, ariko ku mbuga nkoranyambaga byaragaragaye ko hari ibitekerezo bitandukanye ku bijyanye n'ingingo zitandukanye. Wakoze cyane Espoir, mwakoze namwe, ubwo naho butaha. Ndabashimiye cyane. Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira.
Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner.